Mu busanzwe twagiye tubona ubwoko bw'amatransistor bugiye butandukanye, ariho twabonye umuryango w'izitwa BGT dusangamo NPN cyangwa se n'izindi zitwa PNP. Kuri tele abatekinisiye benshi bakunda kuzita ngo ni za zindi ngo z'ikigabo n'ikigore, yego. Tukabona n'izindi twita umuryango w'izitwa amafet, ariho dusangamo izitwa MOSFET, ari nazo zizi cyane kuri tele. Usanga abatekinisiye bavuga ati iriya MOSFET, ugasanga nyine ni ubwo bwoko bw'amatransistor bazi cyane cyane. Ariko gusa rero kuko twabonye ko mu ma MOSFET harimo n'ubundi bwoko bugiye butandukanye, cyangwa se agabanyijemo ibyiciro, harimo izitwa GFET n'izo za MOSFET. Hari n'ubundi bwoko bwo butari bukunda kuvugwa cyane ariko ni transistor zihari kandi zikoreshwa. Rero hanze y'iyo miryango ibiri nari nkubwiye, uwitwa BGT ndetse n'uwitwa FET, hari n'ubundi bwoko bwa transistor bwitwa UJT cyangwa se Unijunction transistor, ari nabwo tugiye kurebera hamwe muri video y'uyu munsi. Rero ndagusaba kugera ku musozo kugira ngo ize kurangira amaze gusobanukirwa ngo se iyi transistor ya UJT yo ni transistor bwoko cyangwa se itandukanye na zero transistor zindi twabonye, kubera ko nayo ni transistor nziza cyane kandi ishobora gukenerwa ahantu hagiye hatandukanye, kuko na transistor yakorewe ubusa. Transistor buri yose ifite ikintu cyose gikorerwa kugira ngo izajye igikora neza kandi muri butandukanye nuko izindi zibikora. Rero reba iyi video kugera ku musozi kugira ngo uhite ubisobanukirwa byose uko byifashe. Niba ari ubwa mbere kuri iyi channel, ndakwakiriye nkwaye ikaze, kanda subscribe kandi ukande like n'ukunda iyi video, ndetse ukore na share ku bantu bose bifuza ko mwasangira ubumenyi butangirwa kuri iyi channel, ubundi tuzajye tubana mu masomo yacu buri munsi, kuko na uploadinze video zajya tukugeraho uri mu ba mbere kugira ngo ubashe kuba wagaininga ubumenyi bwinshi muri electronics. Rero twagiye, urabona yitwa UJT mu magambo ahinnye. Mu by'ukuri iyi ngiyi nayo transistor kandi ni transistor nziza cyane iyo bigeze ku kamaro kayo. Mu magambo arambuye ni Unijunction transistor. Urabona iyi U irangirira hano kuri kano kajambo, iyi G igatangirira hano kuri junction, hanyuma transistor, kuko iyi ngiyi ni transistor ibyo byose ntago ari diode cyangwa se resistor. Rero hari n'abantu benshi nagiye mbona bakunda kugira ibibazo byo kuvuga ngo ibi bintu nsobanurira ngo ntabwo biba byumvikana neza, ariko kugira ngo wenda hano ubashe kubyumvaho neza, iyo tuvuze ngo transistor ngo ni electronic switch, ubundi mpita mbisanisha no kuri tele. Iyo tuvuze switch ni interrupter, kuko kuri tele niko bakunda kuzita akenshi, usanga aribwo buryo bakunda kubivugamo, ni interrupter. Rero iyo tuvuze ngo iyi ngiyi ni switch cyangwa se electronic switch, ni interrupter ariko tubasha gukoresha, cyangwa se urabizi ko yisanzwe yo mu nzu uragenda ugakandaho ukazimya cyangwa ukatsa. Rero izi ngizi zo ntabwo ukandaho, ahubwo wohereza y'ubwoko bw'umuriro ukaba ari ujya kubigukorera. Bivuze ngo ziba ari switch ariko zikoreshwa n'ubwoko bw'imiriro runaka. Niko amatransistor aba ameze. Hagiye ishobora kuba iri gukora nka switch cyangwa se ikaba iri gukora nka amplifier. Amplifier yo twavuze ko ni umutubuzi. Amplifier iyo twakoze circuit amplifier cyangwa se tugahuza ama component ngo dukore icyitwa amplifier, ni circuit dukora twamara kuyubaka tukaba tugira agasinyari gakeya cyangwa se akariro gakeya, hirya gati kaduha kabaye kenshi, gati nyine kazamurika kagira kenshi cyane. Ibyo nibyo twita amplifier. Rero iyo twakoreshejemo transistor, icyo gihe tuba twubatse circuit yitwa amplifier, twari tuyiha agasinyari gakeya gati katubura kagira kenshi cyane. Urumva transistor ishobora gukora nka switch cyangwa se interrupter cyangwa se igakora nk'icyitwa amplifier cyangwa se amplificateur. Numvise no kuri tele ariko abatekinisiye bajya bakunda kubivuga biterwa nuko ushaka kubyumva. Rero iyi ngiyi impamvu twita ngo ni unijunction, twabonye ko ziriya BGT zitwa bipolar junction, bivuze ko ziba zifite junction ebyiri. Ziriya za BGT usanga ari PNP, ugasanga hano harimo bariyeri ebyiri cyangwa se barrier ebyiri. Iyi ngiyi ihuza P na N, n'iyi ngiyi ihuza N na P ya kabiri. Urabona iyi ngiyi ifite junction ebyiri za PN junction ebyiri. None ngiye batubwira ngo ni unijunction. Iyi rero iyo tugiye kuyishushanya yo bitandukanye na kuri iyi. Iyi ngiyi yo tuyishushanya gutya, kaza dushyiramo agapi, kano niko gapi, kano kantu nshyizeho niko dushyiraho ko hari agapi, iki gisigaye tucyita N. Urabona bivuze ko hano tugiye kubara junction twasanga yuko ari kano karongo karimo hano. Urabona ifiteho junction imwe gusa, kuko urabona ni PN junction. Urumva ni unijunction. Uni ni ikintu kimwe, ifite junction ya PN imwe yonyine, mu gihe urabona za BGT zose zifitemo junction ebyiri, aho P ya mbere na N bihurira ndetse naho N na P ya kabiri bihurira. Urumva ni bariyeri ebyiri cyangwa se amahuriro abiri zino zisanzwe zigira. Mu gihe iyi ngiyi turi kuvugaho ya unijunction
no mu izina ryabo baravuga ni uni junction. Uni ni ikintu kimwe, bivuze ko ifite junction imwe cyangwa se ihuriro rimwe rya N ndetse na P. Hanyuma ku kijyanye n'amaguru yayo cyangwa se amapini yayo, iyi transistor yo igira amaguru atandukanye na ziriya zindi. Iyo dusanga ifite emitter ikagira base 1 ikagira n'iri twita base 2. Niko iyi transistor ni gutya iba yubatse. Iyo igira amaguru atatu ari twita emitter, base 1 na base 2, bivuze ngo igira base ebyiri. Reka turebe noneho symbol yayo dushobora kuyishushanyaho iyo twayishyize muri circuit. Turebe nicyo twita equivalent circuit. Equivalent circuit ni kuriya dushobora kwifata dushushanya nk'amadiyode abiri dushobora kugaragaza iyi transistor ya BJT cyangwa se ziriya za NPN, bitewe nuko urabona zo ziba zirimo ngo NPN. Ushobora gushushanya amadiyode abiri ugategeranya ukatugaragaza yuko ariyo simplified circuit cyangwa se equivalent circuit ya BJT. Urugero, uramutse ugize nka gutya, ugahita ugira gutya, ugahita uvuga ati wenda iyi ngiyi ni PNP. Urabona hano hari ubukozi cyitwa equivalent circuit. Nyine uba ushatse kugaragaza uburyo nyine ishobora kuba yubatse iriya BJT yacu cyangwa se iriya transistor ya PNP yacu mo imbere. Uramutse ushatse kuyubaka ukuntu wabigenza, ariko nabwiye ko biriya bintu atari ko wabikora mu buzima busanzwe. Ntabwo wafata diyode ebyiri ngo zize kuriya zibe transistor gusa, ariko biriya nyine bigaragaza byibuzemo imbere ukuntu yubatse ugahita ubasha kubyumva. Rero hano naho tugira equivalent circuit y'iyi transistor. Iyo bayishushanya gutya, iyo bari gushushanya equivalent circuit yayo gutya, iyi ngiyi niyo emitter, iyi ngiyi yo hasi niyo B1, iyi ngiyi niyo B2. Ariko abatekinisiye bari hano hantu tumva iyi pin yo hasi ngo muhite mutekereza ibindi, ni base 1, ntago ari indi B1 mwumvishe. Ni ukuvuga ngo hano urabona ifite amapini atatu, emitter, base 1 ndetse na base 2. Hanyuma tukagenda na symbol yayo, kubera ko transistor ifite symbol. Iyi ngiyi ni simplified circuit cyangwa se equivalent circuit. Nyine ushobora guhita ukumvisha ukuntu imbere iyi transistor iba yubatse. Hanyuma iyo tugeze kuri symbol yayo iba imeze gutya, iba imeze gutya, ubona ijya kumera nk'ama GFET gatoya, ariko ugahita ubona bihinduye isura. Urabona yo imeze gutya, ko izi GFET nayo dutangiye tuyishushanya gutya, ariko iyo byagera kuri iriya base, kuri iriya emitter, gahita dushyiraho gutya, dushyiraho n'aka gafresh kacu. Uzacunga amatransistor menshi agira kano gafresh kugira ngo tubashe kumenya ngo iyi transistor ni bwoko ki cyangwa se transistor itandukanye n'izindi. Utu dufresh bakunda kudushyiraho, nzabwira ikintu dusobanuye ahanini nyine, gusa ariko ubundi bakunda kudushyiraho nko ku ma NPN hari ukuntu bagashyiraho PNP, bagashyiraho MOSFET, bakagashyiraho za N channel n'iza P channel bagashyiraho. Rero iyi ngiyi nayo ni gutya bayishushanya. Ubwo hano n'ubundi ni kwa kundi ni emitter, iyi ngiyi ikaba B2, iyi ngiyi ikaba B1. Kuvuga ngo hano nuramuka uri kuri Google uri nko gushaka ngo circuit runaka, ukabona hari ahantu bashushanyije bagahita bashyiramo iki gishushanyo kimeze gutya, tuvuga ati iyi ngiyi ni transistor bakoresheje ariko yo mu bwoko bw'ama UJT cyangwa se uni junction transistor. Iki nicyo cya mbere ugomba kureberaho, kubera ko iyo uri kubaka amasakiti mu buryo buri rusange, kubaka sakiti bigendera ku gishushanyo ufite, kuko ni gake umuntu yubaka sakiti ari kuyikura mu mutwe. Akenshi niyo uri kuyikura mu mutwe usanga nyine hari iyo uri kureberaho ukavuga ati ngiyi ndayimodifiye cyangwa se ndagira ibindi bintu nyihinduramo kugira ngo ngende ubake iyanjye, ariko akenshi ufite igishushanyo. Rero n'uzaba ufite igishushanyo ukabona harimo ikintu kimeze gutya, uzatumenya ko iyi ngiyi ari UJT cyangwa se uni junction transistor, bakunda guhita bashyiraho n'akazeru gutya. Iyo ari muri circuit yo n'aya mapine agiye batayita amazina, ahubwo ugahita usanga bashyizeho wenda ngo bashyizeho akajambo gutya Q1 cyangwa se Q2. Urugero uyu nguyu ari umubare wa transistor
ziri muri iyo circuit. Niba bakoreshejemo transistor 3 uzasanga imwe bashyizeho key 1, indi bashyizeho key 2, indi bashyizeho key 3. Rero ibi ntabwo ziba ari zo specification zayo cyangwa se imibare iyiranga. Ahubwo nyine uyu nguyu ni umubare nk'uko usanga ahantu muri circuit iyo bashyizemo amaresistor usanga hamwe iya mbere nimba resistor 7 usanga imwe umwanya bashyizeho ngo ni R1, izindi ugasanga bashyizeho R2, gutyo ku buryo nyine usanga buri yose igiye ifite umubare ihagazeho. Rero na transistor nazo gutyo bazishyiraho, ariko icyo witaho ni ukumenya nimero ziyiranga. Iyi ngiyi ntabwo ari nimero iyiranga, uyu nguyu ni umubare wo kuri circuit gusa. Rero hano iyo umaze kubona ino symbol tuvuga ati iyi ngiyi ni UGT bakoreshejemo. Rero twihute tugendere ku kintu kivuga ngo ese izi transistor nihe hantu zikunda gukoreshwa cyangwa se ni ibiki zikunda gukoreshwa, icyo twita ama application yayo. Iyi transistor ikintu cya mbere ikunda gukoreshwa ni icyo twita timing. Timing ni buriya buryo hari igihe ngeze gufata board ya microcontroller ndababwira ngo hano dufiteho ikintu cyitwa oscillator cyifata kikajya kibyara ama frequency cyangwa kikabyara umuriro ufite frequency mu buryo runaka bubaze. Rero izo frequency zikadufasha kubwira microcontroller iyo ikajya igenda ikavuga ati hariya nimba basimbutse 5 igenda itambara rimwe, nyine wenda urugero ikavuga ati dutanze frequency wenda 50 mu gihe cy'isegonda. Iyo itayisetinga ikavuga ati njye ntiyashije 50 nzahita mbara isegonda, 50 isegonda, 50 isegonda, gutyo. Rero iyi ngiyi nayo ikora mu timing circuit gute? Nuko ibasha kuba ukayishyira kuri capacitor, iyo capacitor ikajya yicaginga, yamara kuzura umuriro, ubwo iyo imaze kuzura umuriro igera kuri level iyi transistor yacu ishobora kuba yafungura uwo muriro ukagenda. Kubera ko transistor nyine ni ama switch. Rero iyi transistor yumvishe capacitor yacu yamaze kuzura ihita ifungura umuriro ukagenda, ikongera ikifunga kubera ko iyo umuriro umaze gushira ihita yifunga nyine. Yamara kwifunga transistor capacitor ikongera ikicaginga, yamara kuzura iyi ngiyi ikongera gufungura umuriro ukagenda. Bivuze ngo icyo gihe nubwo turi muri timing circuit ariko hahita hazamo n'icyo twita pass generation. Nababwiye ko iyo tuvuze ijambo pass ni nk'uriya muriro dushobora gukura muri rectifier iyo tumaze guhindura AC mo DC, igihe tuba twasigaranye ibice by'ama frequency cyangwa se ama half wave. Nyine ni igihe twasigaranye umuriro ubona nyine ntabwo ari frequency, kubera ko frequency zo akenshi usanga ziba zigiye zifite impande zombi, ku buryo usanga ifite ibice byo hejuru n'ibyo hasi. Noneho passe zo ziba zifite ibice byo hejuru gusa cyangwa se ibice byo hasi gusa bitewe n'icyo bigambiriye. Ibi ngibi mbibutsa ko iyi ngibi ari imiriro. Urugero uramutse ubyitondesheje ukabasha kubipima, urugero ushobora kuzabipima ukabona hano izi ngizi ni volte wenda 4, mukaga tubona ziragiye zirabuze zisigaye kuri 0, katubona ahantu haje volte 4. Bivuze ngo uramutse gupima na milimeter nuko nyine ibintu biba byihuta n'ubundi. Ubaye gupima na milimeter ushobora kubona ukabona volte 4 zigiyeho, mukaga tubona zirabuze hariho 0. Uri gupima na milimeter katubona volte 4 0, volte 4 0, volte 4 0. Ibyo nibyo twita pass. Rero twita tubishushanya gutya. Hari uburyo tuba tubishushanyamo kugira nyine tubashe kubyumva, ariko mu mikorere nuko bimeze mu buzima busanzwe. Urapima ukabona volte ziraje zikongera zirabura, ziraje zikongera zikabura. Nanone ikindi kintu hano transistor ishobora gukoreshwamo nicyo twita SCR. Iyi nayo tuzayigaho, triggering. Iyi ngiyi ni ubwoko nabwo bwa semiconductor device. Rero iyi ngiyi kugira ngo ikore ikenera nk'uko transistor ziba zifite ahantu twinjiza umuriro kugira zikore, iyi ngiyi nayo igira nayo aho tuyihereza sinyari kugira ngo itangire gukora. Rero aho hantu iyo sinyari tuyiha, iyi transistor ishobora kwifashishwa kugira ngo tubyare iyo sinyari turi buhe iriya SCR kugira ngo itangire kuba yakora. Muri make iyi transistor ni ibi bintu ikunda gukoreshwamo. Ikoreshwa cyane muri timing circuit, igakoreshwa mu byo twita pass generation cyangwa se ni ugubyara ibintu byo kumeramo frequency, kandi igakoreshwa no muri SCR triggering cyangwa se mu gukangura SCR kugira ngo itangire kuba yakora. SCR nayo zo tuzazivugaho turebe n'izo arizo ndetse n'ibyo zigenda zikora muri rusange. Ndizera ko ubashe gusobanukirwa iyi transistor icyo ari cyo, ndetse tuzanayirebaho mu biganiro by'ubutaha, tunayifata tunayipime turebe ngo si transistor imeze ite, ikora gute, twe twanayikoresha n'amasakuti runaka turebe ngo se ziriya pass izibyara gute cyangwa se ziriya biriya bice by'ama frequency ibi byara gute. Ibintu tuzagenda tubirebaho by'umwihariko muri pratique
kubera ko niho umuntu ahita abasha kuba yabyumva neza. Niba ugejeje aha ngaha iri somo uri umuntu w'ingenzi cyane. Niba utarakanda subscribe nicyo gihe kugira ngo uyikande, ubundi niza na-uploadinga video uzajye kugeraho uri mu ba mbere. Kandi nkwibutsa ko ufite na group ya WhatsApp yitwa Titan Professionals, kuri ugejeje video hano ukaba utarayijoininga, reba hasi muri description kugira ngo ubashe kuba wakinjira muri groupe kandi dusangire ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye, by'umwihariko ibyo kuri tere, ubundi duhuze ubutaha. Ciao.